ube mu materaniro. Hari benshi bifuza amateraniro batayabonye, we kuba wayabonye ugomba kubikomera amashyi menshi cyane. Umugisha umunezero wanjye guhumuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje umutima, ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifatanya uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Amen. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we agira gute. Shima Imana kuba hano, Imana ihabwa icyubahiro. Shima Imana ku ikaze ryanyu kuva ejo bundi tuvugana n'umushumba kugeza uyu munsi, Imana ibaha umugisha. Kandi shimiye Imana ko twabonye igitaramo nijoro tugataramira Imana, tukaryama dutinze kubera gutinda mu bwiza bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Uko twabanye mwese mu ijoro, Imana ibagirire neza. Nabizi ko mutasinziriye uko mwari musanzwe musinzira, ariko ndabizi neza mu bwami bwo mu ijuru ko ijambo ry'Imana riravuga ngo n'akarahure umuntu yatanze. Niyo ushatse kuvuga ngo n'umwanya umuntu yatanze. Niyo mpamvu bakagereranyije n'akantu gatoya, bakagereranyije n'akantu gatoya, akarahure k'amazi. Ushatse kuvuga ngo n'umwanya watanze, n'ijambo wavuze rito uzarihemerwa mu bwami bwo mu ijuru. Imana rero ibagirire neza kandi Imana ibaha umugisha. Shimiye Imana kubw'umushumba w'iri torero ry'inkuru nziza, Imana imugirire neza. Ni umushumba mwiza. Ushize twarabanye mu masengesho twagize, duhuye twese abantu baturutse mu turere dutandukanye, duhurira i Kigali, dukora amasengesho y'iminsi ibiri. Turi aho ngaho aho twari turi mu rusengero rwa Betami, turahaba umunsi wa mbere, tukirirwa dusenga, tukarara dusenga, tukirirwa dusenga, turara dusenga, turatandukana. Twari twahuje n'abasaza bafite inararibonye n'abandi bantu batandukanye b'abanyamasengesho bakuriye uturere dutandukanye. Biba ngombwa ko nawe tumutumira kugira ngo aze kubana natwe. Mushumba, turagushimiye ko wabanye natwe kandi tukagabana imigisha y'Imana hamwe, ndetse dupanga n'ibindi byinshi tugiye gukomeza muri uru rugendo. Imana imuhe umugisha. Haleluya. Amen. Kubera guhagarara nabi, kubera amabuye, kubera amabuye, kubera izuba, kubera izuba. Iyo rero biri kuvuga gutyo bizana kajagari. Reka Imana ibahe umugisha gukomeza kubitunganya. Bibaho hano mu isi, nta bintu bitabyera byose ngo wabi. Mwari mubizi? Nubona uratuze ukabona urabyara, ntukikubite ku mutima. Mu isi ntibizabyera ngo wabi. Icyo kirumvikanye? Ukwiye mikorofone ishatse ko iri jambo riryo ritamo. Nubona ko biragenda neza muri iyi si, ukabona uraryamye urasinziriye, abana barasinziriye, kandi abandi n'amahisa azavuga ngiwe ngabiwe bagira apeti, abana bawe bakagira apeti, ukazabona ibintu bimeze. Nushaka witegure ko muri iyi si bitazabyuzura, hagiye kubikira. Icyo nicyo bivuze isi, icyo bivuze Imana. Imana rero ibahe umugisha. Mushumba rero Imana imugirire neza, Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Yatubereye umugisha, n'ubakomeje kutubera umugisha, kandi ndagira ngo tuzakomezanya
muri ibi bitaramo byo gukomeza gushaka Imana no gukomeza gutabaza Imana kugira ngo iturengere muri ibihe bikomeye, ibihe mwese muzi totinda gusobanura cyane. Tubimazemo imyaka myinshi, hariyo tubara nk'umunani, bakaba bari 9, ariko hari n'ababara 10, hari n'ababara imyaka 10 bitewe n'aho bahereye babibara. Izo rero simbitindaho cyane, ariko ndashimana ko umushumba yabaye umwe mu bafatanya n'abandi kugira ngo dukomeze kurwana urwo rugamba rwo gukomeza gusenga no guhamagara Imana kugira ngo Imana iducire inzira, ko inzira nyakuri niyo kumenya Imana no gukorera Imana, kandi iyo ukoreye Imana, Imana igucira izindi nzira. Imana irakogeza, Imana irakuzamura, Imana iragukuza, Imana ikwitaho, Imana irakugaburira, Imana igukorera ibikomeye, Imana ikwambika icyubahiro. Iyo wayikoreye ukayikorera mu kuri no mu rukundo utaryarya, Imana irakuzamura. Haleluya. Amen. Kandi Imana igiye kukuzamura, igitangaza cy'Imana izi kuzamurira ku meza y'abanzi bawe. Naho nitandukanye n'abantu. Iyo igiye kukuzamura neza, izibazi kamizana abanzi bose kabashira ku murongo. Yarangize kababwira ngo dore uko baza bagezereza abantu baza bubaha Imana. Dore uko baza bagenda abantu baza bubaha Imana, baza bagenda bavugirizwa karuru k'ibyishimo, bakavuga ngo aba ngaba ni mubabona muza mububaha, n'abantu bakoranye n'Imana, n'abantu bakoze Imana, n'abantu bubashye Imana. Mushumba rero Imana ikugirire neza, kandi ndabizi neza ko bizakunda, kuko icyo Imana yavuze iragikurikira n'imyaka 1000 ikagera ariko kigashirwa mu bikorwa. Imana izikurikira icyo yavuze ikageza imyaka 1000 ariko bigashirwa mu bikorwa. Amen. Imana imugirire neza cyane. Birago umenyeshe ko n'ubundi tuzaba dufite ayo masengesho kuri 14 uri ku kwezi kuza kugeza 16 tuzayakorera mu karere ka Musanze, aho tuzahurira n'abandi benshi baturutse mu turere dutandukanye. Tuzaba turi benshi cyane, tuzahamara iminsi 4-3 kuva na Gatanu n'Iposho na Ninga, dusoze mu ijoro tandukanye ku wa mbere, no kugira ngo n'ubundi mube mwitegura kuko turacakomeje. Tuzabaho ngaho tujya n'ahandi, dukomeza n'ahandi kugira ngo dukomeze turwane urwo rugamba, turwane iyo ntambara. Pawulo yaravuze ngo tukiri mu isi ngo turasa n'abafashe igihe. Ubwo yarashatse kubwira abantu ngo abantu bipange neza, tukiri mu isi ngo dusa n'abafashe igihe mu ntambara. Mu yandi magambo, tukiri mu isi dusa n'abari ku izamu, tumeze nk'abari ku izamu, kuko turacungana. Ni amagambo Pawulo yavuze. Imana nibaho umugisha. Tudatinze rero tugiye kuganira amagambo y'Imana. Hari ahandi twari gusoma ariko ntitugisome kubera igihe kiri kugenda, ariko nagira ngo tuganire ibintu 8 bizavyigiza y'umwuka w'Imana. Ibintu 8 mwene data uvuye kuvuga ijambo ry'Imana, Imana imumugisha. Hari izakomojeho, hari ibyavuze, abantu batagira intumbero, abantu bataza batumbira umusaraba, abantu baza bagenda bagerera bagaheka bagasubira inyuma, abo ntibaza banezeza umwuka w'Imana. Abantu baza baja mu bindi yabyise ngo akajagari, kuvangirwa, abo ntibaza banezeza Imana. Ariko nagira ngo muri iki gitondo tuganire amagambo make, nituyarangiza yose ko ari 8 Imana ihabwa icubahiro. Ariko mbabwire ngo hari ibintu umukristo agomba kwiyepusha, umukristo agomba guhunga, biza bituma mwuka wera umurimo amuhunga, mwuka wera akagenda, mwuka wera akaja kure. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ibintu 8 bizavyigiza y'umwuka we. Mwuka wera ni Bibiliya iravuga ngo mwuka wera ni imbaraga Imana yahaye abayizera. Mwuka wera ni imbaraga. Iyo bivuze imbaraga bishatse kuvuga ngo imitekerereze mizima y'ubwami kwiriye. Imbaraga ntabwo ari imitsi, imbaraga ntabwo ari ugupompa cyane, ubwira imbaraga wikorera ibishitwe n'ibiti, ubwira imbaraga zo kubizo, si imbaraga. Imbaraga Bibiliya ivuga ni imbaraga z'imitekerereze y'ubwami.
umuntu akabaho afite imitekerereze itari iy'ino, imitekerereze y'ubwami. Izo nizo mbaraga. Ubukorikori, iyo umuntu akora ubukorikori akabaza intebe, akabaza ikintu kikamera neza, ntubwire ngo ni amaboko gusa yakoresheje, aba yanakoresheje ibintu biturutse mu mutwe, aba yakoresheje ubwenge kugira ngo ahindure ikintu kigira isura nziza, kinezeza abaguzi, kinezeza abagishaka, nuko aba yakoresheje ubwenge. Mwuka Wera mu ruhande rumwe n'imbaraga Imana yahaye abantu kugira ngo abantu babane n'iyo mbaraga badatsindwa mu rugendo. Ariko Mwuka Wera ni fragile cyane, ni umuntu woroshye, kuko hari n'aho Bibiliya ivuga ngo Mwuka Wera ni umuntu Imana yatanze. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo mu ijuru hari Imana, hakaba n'umwana, hakaba n'Umwuka Wera. Abantu bangahe? Batatu. Uwo ni Yohana we yabivuze ati, aravuga ngo mu ijuru hari Imana, hari n'Umwuka Wera, hari n'umwana wayo. Bishatse kuvuga ngo Mwuka Wera agereranwa n'umuntu. Ariko nagira ngo uvuga ahangaha ku mbaraga cyane. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Abapentekote muzabona ukuntu muzi hariya, twebwe buriya titukira abapentekote buzuye b'abanyamwuka. Sinzi ukuntu byagenda. Twabonye ko muzi hariya yaragiye nko gufatwa kare, afashwe mwama mumureba, kuriya mwamuciye gitege. Mwana yibonye ko tutatubikora. None umuntu yafatwa kandi turi abapentekote, tituruhe tuvuga ati uwacu barafashwe, reka tumushigikire dufatirwe rimwe twese tukaba tureba gutyo. Nyamwuka bigiye kwera. Ariko umuntu afashwe agafata akabagufata, nawe uzuvuga ati washaka ukamuhaguruka ugatera isengesho, mukama musenga mwese, n'uyu agasenga n'uyu agasenga, mwese ngo mukama bikama gavuze Imana ikakundi kavuga. Ariko umuntu azafatwa mukama mwese mukamureba, kikaba ikintu gitangaza kigeze mu bapentekote, ikintu gitangaza kigeze mu banyamwuka, kandi muri abanyamwuka. Haleluya. Abandi bakabigira nk'ibintu bibaye nk'igishitsi. Ntabwo ari igishitsi, n'imbaraga y'Imana. Ntabwo ari ikintu cy'igishitsi, n'imbaraga y'Imana. N'imbaraga Imana yatanze mu itorero, n'imbaraga Imana yatanze, imbaraga ikagufata ikaguhagurutsa. Kandi buzobiza bitangiye gutega kuriya yumvisha indirimbo baririmbye, baravuga ngo ibyo umuntu abiba nizazasa. Ibyo umuntu abiba, yibuka ukuntu abantu bazaba bibi bakazasarura ibibi, yuzura umwuka w'Imana. Kuriya yuzura, ashatse nko kuvuga ati ariko abantu bavuye mu bibi twama tubire gutya twese tugatumbuza. Bwana asifiwe. Hari ibintu bizazigiza y'umwuka w'Imana. Hari ibintu umwuka atokwemera gukorana nabyo. Hari ibintu bihanda umwuka w'Imana. Birahari. Icyambere twihuse, icyambere ni urwango, kwangana, chuki. Urwango ni urwango. Yohana yaranditse aravuga ngo nubesha gukunda Imana, ukazubesha gukunda Imana, wanga urwango, chuki. Uze gusoma Yohana wa mbere 4:8 ngeze no kuri 11 n'icumi na kabiri. Hano hose musoma ako gace kose mushaka mukarangiza. 16 ari 18 naza kuri sana urwango. Niba uri umukristo uja mu ijuru ariko ukaba wanga mugenzi wawe, mu mutima wawe hakaba hakibamwo urwango, Mwuka Wera zimuka, tuzamenya n'igihe yimukiye
azagenda ntuzamenya n'icyerekezo yafashe, kuko mwuka wera ntiyobana n'urwango. Ntibishoboka, ni ibintu bitabangikana, ni ibintu bitabana. Iyo mwuka wera urwango rurahunga rukagenda, ariko iyo urwango ruje mwuka wera nawe arigendera, anatoweka akagenda, kuko mwuka wera ntiyobana n'umuntu wangaye. Niyo mpamvu Pawulo yandika Abafilipi aravuga, twasomye neza, aravuga ngo abantu bagomba kubana bahuje iki? Umutima. Abantu bagomba kuba mu rukundo, ngo kuko Kristo Yesu nawe ni urukundo. Niba wizeye Kristo ngo urukundo, ugomba kuba nawe uri mu rukundo. Urwango rero bakristo turwobana n'umwuka wera. Wisuzume niba ugira urwango, utangira uvuge ngo nta mwuka wera ngira, uje gushaka mwuka wera. Ariko nazagaruka ari tubona umwanya ikindi gihe tuzabivuga, kandi murabizi ariko mwese muri abakristo uzi gusenga ko n'ugukomezanya gusa, ariko murabizi. Icya kabiri ni ukutihana. Kutihana, iyo ukoze icyaha ugakora icyaha gutya, mwuka wera anatoweka. Mwuka wera na kandi gukora icyaha burya ibihenze nko kutihana icyaha. Tukirumvikanye? Gukora icyaha ibihenze nko kutihana icyaha. Kwihana icyaha nicyo kintu gihenze. Ni nacyo Imana yarebye isanga kirakomeye cyane, kiraremereye cyane, bituma Bibiliya ivuga ngo kubera izo mpamvu Imana itanga umwana wayo w'ikinege. Kintu kiremereye cyane, Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizere bahabwe ubwo bareke gukora icyaha, bahabwe ubugingo, bababarirwe. Kutihana, hari abakristo ngiye kuvuga izo ngero byinshi murashize, ariko hari umukristo azabwirura kabura ngo nawe baza saba imbabazi. Sindaje gusaba se kuri ngo nawe ngo baza ngo naje ndasaba. Kutihana zigiza y'umwuka w'Imana. Icya gatatu, kwirata, majivuno, gasuzuguro. Umwirasi wese nta mwuka w'Imana umubona. Kandi urebye itorero ry'Abapantekote muri iki byishwe n'ubwirasi. Abashumba benshi bananiwe gushumba amatorero kubera ubwirasi. Urubyiruko rwinshi rwarananiwe kubera ubwirasi. Abanyamasengesho benshi barananiwe kubera ubwirasi. Ubwirasi bugiye gusa n'agasuzuguro, bugiye gusa no kwirata. Bigire sinzi ko ni bimwe birasa, ariko si bimwe. Majivuno ni niki? Majivuno na dharau. Kujivuno, kwishira hejuru. Niko kwishira hejuru. Kwirata barasi ko kwishira hejuru. Umuntu wirata nuko kwenda kimekwe. Umuntu udakosora ni umuntu wishira hejuru. Umuntu udakosora, utagirwa inama, ni umuntu wishira hejuru. Umuntu utagira gute? Utagirwa inama, uwo muntu ni umuntu wishira hejuru. Cya gatanu cyo tugezeho, cya kane, kubeshya, binyoma. Ikinyoma nticobana n'umwuka wera.
ikinyoma ticobana n'umwuka we. Ikinyoma babyeyi ticobana n'umwuka we. Umwuka we uzira ikinyoma. Kandi ikinyoma n'imbuto isigara ikabyara ishyari, isigara ikabyara n'urwango, isigara ikinyoma kizagera kikabyara no guteranya, ikinyoma kizagera kikica umuntu, ikinyoma kigera kikaba indwara ikomeye cyane yica umuntu, ikinyoma utakivuye vuba cyo kwica umuntu. Ariko nanone ku mukristo utagifite mwuka wera nawe ntabwo aba ariho, uwo ntabwo aba ari umukristo. Umukristo udafite Yesu ntabwo aba ari umukristo. Umukristo w'imitsi ibindi nibyo Musa yamaze kubitubwira cyane, ntabwo aba ari intumbero barayitaye. Uwo nawe ntabwo aba asa n'utariho, aba afite amahirwe gusa yo kongera kugarukira Imana, ariko mu gihe ibyo bimwuzuye ntabwo aba akiri mu busabane n'Imana, aba yavuye mu nzira y'Imana, aba yavuye muri kuroki y'Imana, aba ari hanze y'Imana. No gupfa yopfa, hari ibimenyetso 10 biza bigaragaza umuntu ushaka gupfa. Ico kirimo ibinyoma. Nubona umuntu azabesha, nushaka kuzongera bene wanyu babazi isanduku vuba. Mu bimenyetso 10 bigaragaza uko umuntu agiye gupfa, ibimenyetso 10 by'urupfu, ico kirimo. Ikinyoma kiri mu bimenyetso 10 by'urupfu. Uburakari buri mu bimenyetso 10 by'urupfu. Worakara ukaba wisha umugore wawe, worakara ukica umwana wawe, worakara ukamutema mwene so. Icyo gihe rero uba uri mu rupfu. Uburakari ni ikimenyetso cy'urupfu. Nuba urarakara uzuvuga ati ubwira umugore, cyangwa niba ari umugabo warakaye abwira umugore, rero ujyaga kubwira iriya kwa batata bukwe bashaka isanduku. Niba ari umugore warakara, umugabo yaba tumadiriye yeme nakira kwa batata yeme mushaka isanduku, umuntu wanjye ari hafi kugera. Ibimenyetso ko biragaragara kuko mu burakari yewe naramubonye umugabo warakara, ararakara gutya, arakazwa n'umugore yabasohora umupaka. Umugore ariruka mu umugore ngo yiruke nawe aramuruka. Umugore ndiye amurusha, umugabo amurusha intambwe yabamutegereje. Iriya mu birunga mu cyane ndabibone gutya, abantu bavuze induru ndatabara naye ngenda mu batabara. Cyose byagenze ngo yandakaje uko arekitari gisigaye. Zararangiye ko cyane. Iyo yaza kugutema nuko arimo yiruka nyine, ariko yaza kukumufata neza rukavungurana akawumukurutira. Twari gusanga tibari n'abandi benshi. Uburakari ni ikimenyetso cy'urupfu. Nubona umuntu ararakaye uzuba yatewe, reka kurakara ukagira Imana udapfa. Kuko pasiteri yaratubwiye ngo uburakari ni ikimenyetso cy'urupfu. Ubona urabona nta bindi umugabo azaza mu rugo kamaza ahitse nk'inka. Muzamubibona umugabo akamayinjira yijimye yabaye kuku, abana bareba ati yampaye kadata rero kawe. Umugore yareba ati sha no mwese no hiseka kujya ke mushatse muzongera imiryango iterane bashireho urubuga rwo kugura isanduku. Aba yagirwa abasigaye gusa gato ibimenyetso babiri kwiyegeranya. Ibintu byinshi cyane nubona usigaye bakuzanira umutsima wakora ukananira, bazana ibihuru wakora ukananira, bazana amata wakora ukananira, bazana icyo babatiza udushimwe wakora ukananira.
uzohamagara abantu utarinze kuja kure kwa muganga ibyo ko murabona atari byo. Umugabo wari usanzwe urya akamara y'umutsima akawumara, agashyiraho amata igikombe akamara, agashyiraho akaraje akamara, akaja guhinga agakora akazi ke n'imbaraga, ibintu byose akabikora neza, agataha anezerewe, ibintu byose none ubu nyine asigaye ananirwa no gukora mushake ibintu. Mwuka wera n'imbaraga Imana yaduhaye. Mwuka wera n'imbaraga Imana yahaye abayizeye. Abantu babatijwe mu mazi menshi bakava mu byaha bakakira umwami ng'umukiza w'ubugingo bwabo. Imana yaduhaye mwuka wera imbaraga. Ntabwo azabafasha. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ni musaidizi mwema, ngo ni umufasha. Sibyo? Ngo ni ng'umufasha. Ngazogufasha ngo nugera no mu ntege nke wamwizeye gusa azagusukuma. Nugera mu bibazo bikomeye mwuka wera azaguhumuriza. Niyo mpamvu bavuze ngo mugahumurizwa n'uwo mwuka kugura ukuntu Imana yabahaye. Mwuka azaguhumuriza, mwuka wera azagushigikira, mwuka wera uzamuhamagara yumve, kubera ari umuntu yumve akugirira agutabara. Ariko wakuyeho za bindi yanga, kuko biriya yanga ntibishobora gukora. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Ngeze ku cyakangahe? Cyakangahe? Nawe ntabwo cyagatandatu. Uburakari ndi burimo. Urakene ko mwese mushira mwese. Nako ngoja mu murunya. Iyo zose nta kintu kitokuruka n'umutima. Bwana sifiwe. Ko hari umurakari nyine umuntu zigera gucya. Ukaba warakara nyine ugati si. Uyu mwana uzuko bizabaho umuntu w'umukristo. Sisha. Bari baza bakubwira buri munsi wabayeho. Kujya uburakaye shishi yewe shaho bahereye ku umeze ute? Muri yaserugira ngo umwuka wera nta burimo. Buriya mwuka wera burimo. Ni buriya niyo mpamvu uburakari udashyiramo hariya. Twabuvugaga muri kiriya cyangwa ati buriya ikinyoma ni kibi. Wobeshura umuntu akarakara agatema akamara abantu. Akamara abantu. Hakwa ubundi ntabwo burakari bwe tuvuze ubwo bwose bwo arimo kurakara, twamurakara mwabone abi wacu bakuru bazavuga ngo burakari bw'umurandura zuze. Ntabwo ni bubi, wenda ni bwoshira. Definition bw'umurandura zuze wenda bwoza nakajagari. Ariko hari ubundi gushyaka umuhungu yarambwira ngo pastor ngo turashaka gutunga mikoro. Ese jambo urashaka kuvuga mikoro ngo turashaka ngo tumasibisi dushaka ngo tugutunge mikoro. Biri hakujye none utubonera umwanya tuzogutunga mikoro. Je gase n'ubicashatse. Ese mikoro kumega no kugira ngo uzomvuge kuri chano yawe yibaza bavuga. Bone ko kuntunga ngo mikoro. Wenda gasha no najega tunga mikoro. Ati turashaka hano twicare tureba n'amazi ikiyaga, tureba ahantu twicara, niturangiza hari ibyo tugiye kukubaza. Ese niko kuntunga mikoro. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ikizo mbere kubera ko turi kuri mikoro na kandi ko twadukomate. Nubundi kwa hashobora kuba hari abayituye. Icya gatandatu kuba mu bubata bw'icyaha.
cya gatandatu cyo cyangwa cya gatanu icya gatanu kuba mu bubata bw'icyaha. Umuntu kubatwa ari icyaha. Burya iyo wihanye icyaha Mwuka Wera azagaruka muri wowe. Iyo ugize amahirwe yo kwihana icyaha Mwuka Wera azagaruka muri wowe, kandi tukagukunda n'abera bose tutaguye mu cyaha tukagukunda, tukavuga ngo mwene data yagarutse no kuri kwe, tukavuza impundu tukaguhameza, tukazi iwawe tugasenga tukarara dutaramye tugasiriba tukavuza iwe tuvuga ngo yagarutse, yavuye muri za nzoga, yavuye muri bwa busambanyi, yavuye muri bwa bwicanyi, yavuye muri za bintu, yagarutse tukishima tukanezerwa tukamubagira tukishima. Siko bizemera. Ariko noneho iyo wabaswe n'ibyaha, kubatwa n'ibyaha ni ukuvuga ngo canze kumurekura, yanze kukirekura, rwaromatanye. Abantu baroha bakavuga ati tu mumureke, mumurekuriye byarananiye, baca nyine kikamwegeka kamurimura. Icyo deni icyo cyaha kimeze we, ukaba umutumwa w'icyaha bimeze we, Mwuka Wera niyo bana nawe arakureka kabisa ukigendera. Mugongo baramubwiye cyane bakomeza kumwe atari ko uzoreke ukagira imana, ariko namwe mwarasa Yesu kumuhe muzamura ngo twese tuzama tugenda mu ijuru, cyazogera ngo urabo yiriya kwa Setamba twese ko bari ko twese na yebi twese dore runa ngura muri muna wa yarakije muri ku sigura mwana muri ku uzara waje ndi muri kumwe sigura na mukuru waje mwese ndi muri kumwe na mwene wa nyangura mwe muri kumwe none mundeke basinje none se twese imbata yiki yica imbata yica iyo ngiyo Mwuka we ntashobora kubaho ngaho, ariko igihe waguye mu cyaho kiya Mwuka Wera aragaruka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Yesu adutegeye amaboko, ngo n'uyu munsi adutegeye ibigaza ngo tube. Ariko kuba mu bubata bw'icyaha, nijoro abo twataramaye nabwiye umusaza wavuye ruguru iriya ari umupasitori, aramanuka agera iriya mu Igasorwe, akomeza gukora, akomeza kuba imbata y'icyaha. Ngo akayoga kararyoha, karamuryohera, kararoha agafata ubwonko bwose. Ari pasiteri nogese kuwe gutangiye mu baturi, wewe warayotse waragega mu baturi, noneho abantu bakavuga ngo uriya ni umuturi. Twese tuba ngo ni umuturika, ariko twiga mu barokore. Nigute wobatizwa mu barokore ukaba umupasiteri mu barokore ukaza gufurata akayoga? Ntitubyemeye twebwe iwacu mu barokore. Ngo byarananiye pasiteri, ariko ngo nabibonye we, ngo mbona ari wowe n'ubwira ko ari ku mutima, ngo nkakubwira ngo none ngo ndareste urareste ni ukuri he we wavuye iriya ukaba ugeze inaha n'isi ufite n'imyaka ufite kuri abari kukiretse kwe, none uko byamaze gufata mu bwonko toye ndareste toya jereka kubwira ngiye kubitangaza mu kanisa. Ndamatangaza mu kanisa ngo ari umupastori hano uzuja kumwizoga yaragiye nkayumuro. Oyo murego nawe wabukoze no taho no ndagushiraho ingenza rero, ndagushiraho ingenza, ndagushiraho umuntu uzozobwira amakuru yawe atongoye we sawa, ariko kwa mutangaza gusa kuba mu bata bw'icyaha byimura Mwuka we, kandi yubaswe n'icyaha iherezo rya kiba ari ukukuriye. Mwuka Wera niyo kugarura arakureka. Niyo mpamvu abagabo bagiye impaka ari babiri bari kumwe n'abashuba baje impaka arababwira ati nubwize impaka zibaye ndende icyeba n'inzu yaje tunacagu yego siko lageze ndamusomeye ukuru abaraje impaka baravuga baragata ibi mubireke mimi na nyumba yangu tunafanya nini, tunachagua kumtumikia nani, kumtumikia tuhisema twende tuhise gukora Imana. Icya karindwi kugira ngo dusoze nicyo cya karindwi baraza kumbwira imibare ko muri gusubira inyuma. Icya gatandatu kudasenga
umuntu wese udasenga umwuka wera aba yari ku ruhande utagira we basi uzora abakristo umukristo utadusenga ntukamubare mu banyamwuka tibibaho biranditse mu ijambo ry'Imana ko tudafite umwanya wo gusoma ntako muraza gusoma Batesalonike ni ijambo muzi mwese Batesalonike 5:17 ntimurizi muombe bira usa hejuru hari icyo bivuga munsi naho hari ibindi bivuga no mu kindi gice hari ibindi bivuze zunganira ibindi bintu ko twadusoma ko gusa ariko hari ibintu byinshi bizunganiye udasenga mwuka wera aragenda gusenga bituma ukomeza kugira ubusabane n'umwuka wera w'Imana iyo usenga ugahamagara mwuka wera araza akabana nawe mugakomeza gufatanya agakomeza kugufasha kubera kuri gusaba uri gusenga izo mbaraga z'imitekerereze myiza y'ubwo bwabo ikaza muri wewe bigatuma ubasha kwirinda icyaha ukavuga ati iki ngiki si icyaha arakarere nibagara kubabwira nubona umuntu w'umugabo ukuze karaja mu by'abana batoya uzabaze sana nako mugashira nubona umugore ukuze w'umukecuru karagira udushesho n'udukobwa dutoya gaturi kwa 12 uzovuga ati uyu mukecuru basi mushakisha ahantu tuzomushira iyo mpamvu uzobona twadupana n'abahungu bambara bari abasore uzamutureba nubona umugabo ungana nk'ugwaje cyangwa ungana undusi ukabona nawe niko gapantaro yambaye uzovuga ati yewe weweho ntabiri twakubwira tugiye kuja ahandi nihe hariya nihe oya yiriya wa musozi muzamuja ahandi nihe kanyarira oya kanyarira no uzomenye ko kabaye ibigo nako ndabesha ubwo umuntu w'umusaza w'umugabo w'umusaza ukamusanga yambaye agapira gacira amaboko akagatebeza angana nk'uku kwa naje n'uku ngana nkaba gacira amaboko neza agatebeza nkaba nambara agapantaro kameze nk'agacupa narangiza hano nkaba nkagira kakarisha kaguki kamara kagira uko harahari mushira uyu mugabo mutangira gushakira mwuka we kuko mwuka we iyo usenga mwuka wera iyo usenga amasengesho avuga ubwenge kandi ubwenge bwose bw'umuntu buza bujana n'ikigeragezeho ukaba abana ntiwobarenganya ngo yambaye kuri nicyo kigero agezemo nagera muri kigero cyane azambara kaje nagera mu kindi kigero kisuzumwe azambara k'ico ngicyo kuko mwuka we aguha ubwenge iyo usenga ugira ubwenge bwo kumenya ibihurimo mwuka we bituma ugira ubwenge bwo kumenya ibihurimo n'urugero ugezemo mwuka we aguha ubwenge nako gusenga bituma mwuka we aguha ubwenge bwo kwitahura ukamenya uriwe kavuga ngo narakijijwe sinovugira ijambo narakijwe sinovugira ijambo umuntu niyonduka ngo musubize niyonduka ngo musubize ari mu kazi ke k'ibitusi naje ni mu kazi kaje ko kudatuka hanyuma tuzoreba ibihembe uwo iyo usenga nicyo ngibyo biza mwuka wera akaza rero akaba ifumbire agakomeza akakugirira neza kugira ngo umenye uko witwara ariko udaseze uzosanga umuntu w'umusaza hariho usanga umuntu w'umusaza n'udukungu aho twari turi kumwe nijoro nagiriye matini simbisubiyemo cyane kubera ibibazo mazana ariko nabonye uwo mushumba namureba umushumba noneho ndeba n'akana kagakoma ese nshaka wagakunga afite amahirwe warumeshe nk'umusaza wabeshera nk'umusaza none twebwe twaje abatahuzi b'ibintu mwuka wera dukwiriye yaje kutubwira ngo ibinyoma byarabaye none ibi binyoma bidushaka ko bisemitore
abashikiranye natwe abumva ko itorero tusenyo mushiriki masara mu kubana turya hanyuma dutaramira abantu babumva wakana ukundungana ntabwo uhuye n'uriya musaza so n'imbaraga z'amasengesho zazitumubwira ubwo bwenge bwo gutahura ni ngombwa ni muzaza muva hari amasengesho uzujayo kuko aho ngaho hatuma ukomeza kugira gutunga niyo mpamvu yabahaga oningi ikomeye aba yabaga hatasiyo akabwira ngo bi ejo nimugorora inzira mugorora inzira hakiri kare kuko umwami agiye kuza mugorora inzira zawe mwuka we akashaga muzehe yakavuze cyane mwuka wera niyo bamwe mwuka ashaka kuba ahantu hari inzira zigororotse singiye kubivuga byose kandi simbivuga ariko bihabanye cyane n'ibi ngibi tumaze kuvuga ikintu cya mbere cyarangaga Yesu ni urukundo mu nyigisho zose uziga za Bibiliya zahe karagiteri ya mbere ya Yesu cyangwa ishusho ya mbere ya Yesu cyangwa uko Yesu yagombaga kugaragarira abanditsi n'abandi bantu ndetse n'abamubana rwari urukundo kuriya hari igihe n'umwanzi yo kugirira nabi ariko akazavuga ati nubwo tumugiriye nabi ariko ni umunyaruku azagira neza azagira neza ikintu cya mbere cyarangaga Yesu ni urukundo abakristo bagomba kugira abakristo bagomba kurukundo icyaka cyarangaga Yesu ni imbabazi abakristo bagomba kubabarira tugomba kubaho udasaba imbabazi ukazika gusa ukazuzika gusa ukazika uzazika bigeze ugomba kuzisaba imbabazi kuko Yesu bwiwe ni imbabazi Yesu yasabye imbabazi hari umunsi yavuze ku musaza ngo data we ngiyo warukishije ariko kandi ngo niba none utabishatse kumvise ngo basi ubugingo bwaje buri muki maboko ye ariko iyo warukishije abantu bamwe bamunyomoza baravuga ngo kuri kuvuga iryo jambo se si wowe wagendaga wigisha ngo umunyembaraga si wowe wavuze ngo wowe senyuka amaboko barakubaka si wowe wavuze ngo ibyo abantu bubatse imyaka 40 ngo wowe iminsi 2 uwo bizamura si wowe wavuze ngo iki ni koko ngo none unaniwe kwikura ku musaraba arabwira ngo abantu bazi icyo bavuga ngo ariko data niba ubyemeye basi ukabubyemeye wowe ukabubyemeye reka basi nigebe iki gikombe kigire gute Bwana sifiwe. Eke turekera aho ngaho. Ibindi turabikomeza ku mugoroba. Kuko nitwo birangiza byose. Cya gatatu ndekera aho ngaho ku ruzirangaga Yesu no guca bugufi. Icyo ndangiriza kubera amasaha. Guca bugufi. Guca bugufi ni isomo rikomeye cyane. Isomo ryotwara igihe kirekire kandi ni isomo ry'abakristo abakristo guca bugufi ariko tukabura nk'irindi jambo twozi abandi hutuma bobo bakristo azaza agiye mu kuzinduka akamaza kwa pasi unitirie mkono shira kumwe nitirie mkono pasi wewe si ukukuboko no kwiki unitasafiri sawa wewe usafiri bie akamaisha uzo rukura wala pasi bazaye kubiranga kuja kamera kabuze ko pasi tara kugereka aruza kubona ngo basi ngo nitirie mkono naje ese umukono wa nini ngo niliko natoka mwile nyumba wanihamia mwingine
yeme ngaho ukuboko ko kuva mu nzu ukaja mu yindi arimutse yimukiye muri iyi ngiyi wenda bamuhaye preavion yo gusohoka agiye kuja muri ngo nitiriye mukobwa nitushimeye nitaingia mwingine nyuma kweli man ujane nawe muri iyo nzu agiye mupase ngikuwa mzuri ngo nisindikize uzingie mu nyumba pamoja baza kugira hadi bagemye akaba Kristo bagomba guca mu kwira hari abakristo basobanukiwe baza baca mu nagiye i Nairobi muri 2017 sizavyibagiwe ngo nicare mu modoka gutyaje ngeze ahantu bitwa Eldoret ndi mu modoka hacara uwundi mugabo niwe twamusaza turicarana arambwira ngo sukuri ndi umupasiteri mu Rwanda ngo ati aho ati nino nari no mwivuga butumwa turicyo cyari cyazanye hano ati akazi kaje no umupasiteri ngo sawa wowe ukore naje musubiza ngo je ndi umucuruzi w'imyaka nini ucuruzi w'imyaka uzayicuruza iriya Tanzania nkayizana hano kayikura muri Kenya kajyana i Bugande kajyana ati ngakura i Bugande kazana hano ati wacu ni Kisumu atari kubera uri pasiteri ndakubwirira neza muri iyi modoka ndakubwirira neza muri iyi modoka yamubwira ati urangirira neza gute wa ati wewe humura gusa ndakwera ati njyewe icyacumi cyane cy'imyaka yose ndagura nzakizanira pasiteri ati none kuba nagendanye na pasiteri mu modoka sinkikijanye kwa pasiteri ngakigura pasiteri uramubwira atoyaye tiwambaye nguri pasiteri ati cyane rwose nawe kwa kone kwa tugenda ukamupfa kugenda gusa n'icyangombwa gusa cya CPG kiyumbe mpapuro ariko nuko nyine mu mutima wanjye narizi uko ndi yanga ati nushakaga uje kubasa aha nta kinyo ariko yaza kuvuga ati zanaga bitamburisho byawe ntabwo nari ariko narivuyiriya mu rusengero kwa Muhima habwira kandi nagiye mfite ubutumire barantumiye turatarama ndataha ati ngenda kwereka ngo tugere nyine ku mupaka yamazanye igice cy'inkoko tumiza kora ikingi kizo kugira ibice bigufi cyane arafunga mu kambara angije agura igikoka kinini igikoka kiri plastike kinini ati paste mu nzira ugende turakoze kabisa agira gucyazana ava mu modoka ashira muri avero amafaranga yabo yiriye muri Kenya ashira nayo bushenye mugo ndavuga ati wa mugabo kumbe ni igihumbi cy'umuntu ubaceshoka ndibuka ukona ramba ngo basi umbabarire umbwiraho nohereza amafaranga y'itike y'indege hari conference izobera hano iwacu ndashaka uzoyibemo wowe umuntu tutaganiriye uko nuko twaganiriye gusa aho gaho basi uri nita yewe ndi muri Kongo kandi bafunze umupaka riri kuza bafunze kubera corona uramba hari conference y'abantu bavuye hanze bateguye numvise ko woyibamo none nashaka ngo mvohereze itike uzoze taho banonye taho none uko guca bugufi tazi yomva tazi mama na da tazi yo baguye tazi niyo bazogwa guca bugufi muri uko twe tumeze tumuza mwigaya ntizo twigana ane byinshi natanga abantu batabagirira ibyo ariko muri bazame abantu ariko mazimisi bibwira abayu kamusanga abantu netatanye ngo je nataze ngikiro cy'isukari cyo kwakira ubushitsi ubu nabango je nataze ngikiro cy'inyama cyo kwakira ubushitsi ariko huzu kwa abandi bagabo aza amatani kimaze bagati ba cyo kwakira ikimasi mubagi kimaze kwakira ubushitsi huza niyo mpamvu Yesu yavuze ngize umwuka abwira abantu
ngize umwuka ngo rimwe na rimwe ngo biza biba kiki kizubu wakagombye kuzuvuga ati ibi ngibi ahubwo mbuzi ibindi ngira gute mbuzi ibindi nkora ariko nagombye gukora byinshi ariko tukabaza ngo abantu bakabemberera turacabembere ntimukaza mu bembere muze mureke nari mukamanyira ejo umuntu yambwira ngo barubaka urusengero muri iyo hino nawe batemba kubwira papa biriya byanyu mwirirwa mvuga ngo abantu ngo tuzakore fundraising biveho ntacu uzokura muri fundraising ntaco ndakubwiye ngo ntacu none ngwino kubwira inama uzotega uve mukamanyura uze duhurire ikamera duhamagara abagabo 20 babizerwa bamaze kumaramaza mu gukorera Imana tubabwire ngo hari umushinga wo kubaka urusengero rw'Imana mukamanyu kandi mukamanyura ni wa tuzorutaramiramo tuzona tuhaca tuzamuka tumaze turare muri icucuma cy'abasegesho tuge ureke bariya bo gutanga mikrofone bihorere uzoze tureba abagabo batanu batandatu bazokuba bariya bose bamaze gusobanuka Imana niba yabikoze nibwo anezerwa ko uwo mugabo wiri kohereza itike ku muntu atazi uno umuntu wamaze gusobanuka ngakira ngo nawe ngo kandi nguvuge ngo ndureke ngo nawe ngo turanakuzi ngo turanakuzi bihorere cyane abagabo batatu mwicare ku meza mufata agakahwa muvuge ngo dukorere birangire mbere ko zari abandi basigara nyine bakomeza basigara wa mugabo ko yavuze ngo none bose bazogenda iyo niyo system kutaramenye no kumenya abo bantu mu ikarisa ngo pastor amenye ngo ufite abagabo batanu no hagurukana nabo ufite abagabo 10 no hagurukana nabo ufite abagabo 10 babizerwa banyambaye uzo uyu mwuka wera w'Imana batazabagononwa batazabavuga ngo hari twiba ngo twahendese batazavuga ngo mbaze ejo kubaza umugore kubaza umugore akabakora nawe neza ngo hariho n'abanyafata mikrofone yama bivuga ngo naje nyine ngo twari twiteguye ngo ariko ngo nabaza nje kubaza iwacu naje kubaza iwacu ye uwanyu muri urugendo rugira uwanyu uru rugendo nta wanyu rufite muzehe yabivuze neza nta mugore nta mwana muri vi kuraje kubaza uwanyu jewe najanye iwacu rimwe namujanye ya mucyane mu rusengero rw'abangirikani ngo shike baba bavuga ko bari kubaka urusengero ngo batange ibintu byo bakora urusengero ngo noneho ngibyo batanze ngo bazama biteze icamunara umuntu akamatanga avoka undi agatanga ikijumba undi agatanga ishu akarambere abangirikani nakuye Imana kuva navuka nari ntaranabibona amakarisa bakamatanga avoka z'ibitunga bakamazana igitunga cuzi ibitunga yashaka kavuga ngo ibi ngo avoka zaje ndazigurisha urazigurisha ngaha abantu bagashira ukuboko hejuru jewe ndatanga bitanu bama batanga iyo voka baratanga neza umugabo wa nyuma ayigura 15,000 15 uwari we gahunda ngo rimwe kabiri gatatu haranirwa ushisa 15 cyangwa 12 aravuga ngo avoka zibaye izo yuwa 15 afata ya mafaranga akashiraga muke kibaye hayiga wa mu wawe ndi wana bayashize ahandi mukara muri kagaseke baruze ndabireba numva ko muka nyongorera abona agafatite kwe aha barafashe birara abanicaye n'umugore nawe wicaye hari avoka kwisi ara wabona avoka y'igituba ikuri 10,000 mwisi ko ara wabona icumi ibihumbi 15 biguze uwo mwenda wambaye voka y'igituba kandi kuriya woyitara imbeba zikayirya tuwona babaye cyangwa ikambigo rikaguhombera burya n'amasohoka ngewe
amagenda ni mushikaze namana simodoka nananibuka fasha umwana w'umuhungu mugiye shore yiyanye nyina ari kandi shore ishorerika shorera wewe shorera shorera nakomeze kwigira namava moto ndayiparika moto kama dushorera turiruka nini na wa wundi kanashanye bamusa no mu rusengero ngoga mu kayira hose jewe kubaka urusengero ngiri bitoro ryaje ntazanye na kokuse uko gajere natangajwe navuka abo bantu baba batangazwa n'icyo gikora baravuga ngo no iki ngiki Nyine y'ikibago wabeza z'ibibago z'ibibago bifite agasatsi kameze agasatsi ari kubamba ya mbere no umugore cyazawe ibi ni ibigukora ni ibini ni dawa aho kuri yabyaranye ati kare biriya yapfuye kare muri jewe yapfuye kera nta n'inzako zayo keneye biriya yapfuye zayo akomoka we zarangiye iriya nta nubwo jewe ataho none diri nuko nyine none biragenda gute nuko nyine ariko ngo bene ibintu biracabaho muri kandi ariko byabaye muri byabaye iki gihe zakunyuraho Dingo ngariko korere ngariko ure kurusaku iwaye najanye yika gutanda barandongora hari tanifitanye na Ni bwa barakarika bavuze utazabwimura mwuka we hundeke hari kibazo dufitanye na iwanyu baraza kunyishuka